navuze ko ndibuze gusubiza Yago kuko numvishamisho ninzi. Uyu wabonye nibyo nakoze bihamanya n'umutima nama wanjye, nakongera nkabikora cyangwa nzongera mbikore n'ikindi gihe. Cyo nashaka kukikubwira. Wakoresheje ijambo uvuga ngo baringa, ariko ngo ndi baringa, wagiye unyita baringa. Reka nkomeze mbe baringa, niko nabihisemo. Icyo ni ikintu kimwe. Number 2, wavuze ngo the time I attack you ngo wanyeretse uburemere wari ufite kuri Godfather. Wanyeretse uburemere, ubwo buremere bwari buremereye nk'ipamba. Bwari buremereye nk'ipamba. Nta kintu ushobora kunkora cyangwa ushobora gukora kuri Godfather. That's number 2. Umuntu wakwandikiye waramubwiye ngo wowe n'ababice ngo mugiye kuzimya Godfather. Ni kwa mubwiye. Aha. So big man. Ntabwo nshaka, nta nubwo ndahanga mu ntambara y'amagambo. Mugerageze. Try it and do it. Ibyerekeranye n'iby'uru Rwanda rwakoze. Again and again. Nagombaga kumwamagana kandi I'm proud w'icyo kintu. Kongera kubikora. Still. Hanyuma ngaho komeza uremerere Godfather. Mfite imbaraga zo kukwikorera. Ndumva nta bindi ndibuze kurenza kuri wowe, naho ibyo kugenda hariya muvuga ngo gusimya umuntu. What are you talking about? Ibyo nibikimwa muvuga. Social media cyangwa iyi media na karima kabande. So ndagupasinze nkuvuyeyo. Hari izindi kosho de la folie abateruye kuri ibigibi byose. Ni wowe mpaye agaciro ko gusubiza. Nobody else nshobora gutaho umwanya muvugaho cyangwa musubiza, ntabwo bikunda. Ntawe. Ubu se kambabazi. Mvanga ngiye gusubiza Badrama. Ubu mfata umwanya nicara aha ngaha ngiye gusubiza Badrama. Kurara amahomvu baraye bata. Musubize namwe. Ubwo mvaha muri bira bitakaragasi. Ingiye gusubiza Badrama nawe ngiye kuvuga ku mwanda baraye bavuze. Buri intera hamwe yose ivuze, buri ntuza yose ivuze ngende ngiye kwicarana nawe ngiye kubasubiza, ntago bikunda. So here's the thing. Nimukomeze munyamamaze. Mukomeze munyamamaze. Uri kigushu, uri kosho de la folie yose bahaguruki mugende. So hari nk'abantu banashaka kumva, no matwi yanjye kumva byonyine nga kwenkwenuka. So twumvikane rero. Numvaga ndi hosting nkabura umuntu. Numvaga ndi hosting nkabura bije mwiboroka abantu. No bije mwemuretse kuboroka abantu. Ni mu byutinge n'umuntu mubareke. Mubareke mubandekere. So listen to me. Iyi ni social media 2026. Turi kumwe? Aho
ntakeneye sympathy y'uwo ari we wese. I can speak my mind igihe mbishakiye cyari cyo cyose. Ngaho mwabonye abambari nimwurire igikamyo, nimwurire igikamyo. Uzi ukuntu mbabona, ndavuga muri rusange. Yagosiwe bahaga amakoyini se akarira hano kwa Godfather ejo bundi, none kandi mutapinge screen nitugera ku 50 ndareka inkuru, mutapinge screen nitugera kuri 50,000 ndareka inkuru. Ntabwo oya yago namaze kumutambuka kare nagomba kumubwira amagambo abiri kandi yamubwiye, so icyo nshaka kuvuga ni kimwe n'iki. Listen to me. Ikosa udashobora gukora niri na rimwe, listen to me, ikosa ridashoboka n'aka na gato. It's came here kamera ngo urankura urakakurwa mu urankuraho abantu ntabwo abantu. Listen to me, mushobora gutekereza impamvu ureke iyi mentalite y'ubugoryi numvishe njye bampaye ibintu ngiye ndabyumvishe ngira n'iseseme ndabireka ngo ibyavuye mu bahomvu ya kira kigarasha bira bigoryi byagiye gukora ibiganiro ngo ni babadrama. Can imagine toi ngo Godfather ngo ntabwo yigeze abo ngo Godfather ngo ni ikintu leta yakoze. Listen to me, Yago ndashaka ubwo buremere umubwiye nabonye mu gihe cya bejo butaboringe uze nkwikorere, mfite imbaraga zo kugwikorana n'ubwo buremere bwawe. Urampa umurongo ngenderwaho uburyo nkoramo ibintu byanjye sawa sherifu w'imihanda we, sherifu wa social media ugena ibyo abantu bavuga n'igihe babivugira nuko babivuga. Okay, kuri Godfather ndashoboye ndoroshye kubana kubishaka. So abandi bakanda nzugi bose basange sebuja wabo badrama bagende none ahubwo bakore kampanye bashake n'ibyapa bashyire ku muhanda bavuga ati mwamagane Godfather. Angana Godfather seriously ukumva ko ufite mu mutwe hazima hatekereza. Ngaho fata abantu 600 batwari, fata abantu 600 ubatware. Listen to me, ikintu mugomba kumenya, niba mutekereza ko ibyaha ndabisubiramo, icyaha cyangwa iyo mvuze n'uyu munsi hagira undi bikora none ankwereke, hagire undi ufatwa afungwe ufite izina, ntabwo nzinjira mu rugo rw'umuntu, fungwa ufite uri aho ngaho uri icyamamare ufungwe, ndagukoraho live as long as I have that information, including everybody. Nawe ndabaza nabajije mu kanya uwo muhanzi afata uriya mwana w'umukobwa akamugira kuri twabonye nari amashusho iriya ni edit ni AI abikora kuri akabigenza kuri ya hazagamo ubuhanga bwe bw'ubuhanzi ku buryo bigenda neza akamukubita muri ntuza ya ndirimbo y'umurundi kazi. What's wrong with you people? Hanyuma oya urabona ko ari umuhanzi kandi urabona ngiye bihishire never ntibikunda. Wakoze ihohotera kwisa umwana w'umukobwa ndakwamagana. Ibyo wakoze byose nubwo bugoryi. So ntabwo nababwiye ko ngiye Godfather nta kosho de la fore ni sobanura. Turi kumwe? Niyo mpamvu mwa prodinge Godfather mucuruze mbagaburire nkuko ngaburira abandi bose. Turi kumwe? Ariko reka basobanurire. This is social media. Aho nobody ndabisubiramo nta n'uyu n'umwe
ufite ubushobozi bwo kuvuga ngo kora ibi. You have to date this person. Ndo bagize akarima ka audience yanjye. I have my audience, you have your fucking audience, mind your own business. Turi kumwe? Mwabaye abashumba ryari bashumba ibivugirwa kuri social media. So the thing is, ndumva ari ibyo. Naho ubundi bwose bubwirwa bumoka byose ndasaba odeka z'abantu banjye. Reka nongere nsaba abantu banjye. Ndasaba ko hatagira undi muntu unuyu numwe wongera kunyohereza ibitabapfu. Yago impamvu mushubije nuko yarangirijeho message avuga ngo inama n'icyifuzo cyanjye ni iki. Are we together? That's why nafashe ya mbere avuga nti wowe ndaza kugusubiza nibibonera umwanya nabwo nuko mbonye akanya natashe nanyoye Red Bull ndikumva ameze fresh. So listen to me. Izindi kosho de la forêt n'ibindi byose yego muravuga mukagira sinkeneye no kubyumva ntabwo nfatana uwo mwanya. Bese reka mbabaze ikintu kimwe. Ubu ngubu buri muhirimbiri wose uje akabwanuka ngende ngo dufata ngiye gusubizanya nawe. Hanyuma se kambabazi abantu ko nabonye hanga kuri platform abantu banisanze bakaza bavuye kuri Twitter. Ariko babarira wumve ariko nk'abantu mani numvisha ibintu nk'iminota 2 mfita mbivanamo bya kira kigusha ngo ni badrama. Ubugo mpindutse ngo difata ngo ntabwo yigezeho ngo yari platform ya leta. Ngo yari platform ya leta ngo none ngo yarayisubije. So listen to me. Hanyuma ikintu kiriho nababwiye ni kimwe cyonyine. Ni kimwe cyonyine mugomba kugera. So iyo ubonye ariko ku rundi ruhande iyo mbonye nk'ibitabapfu abangaba abantu bakabatega amatwi. Iyo mbonye nk'ibitabapfu vraiment nkabona nk'ibitabapfu nk'iby'ibintu numvishe birabigarasha bivuga nasetse ariko ndavuga nti shanda bababariye kabisa. Ushobora kuva mu buzima ukagenda ukajya kuvuga ibitabapfu nk'ibyo. Platform Yuhi mukanya yabimbwiye. Yuhi yaje avuga ati bro twabanaga kuri Clubhouse iyo platform atari yawe igeze kuri Twitter iragurwa barayiguze kuri Clubhouse twabanaga uri platform ya leta mbere yo kujya kuri Twitter byari bimeze bite. So the thing is reka basobanurire ikintu kimwe. Uzi ikintu cyambabaza kanyibabwire nonaha kanyibabwire ikintu cyambabaza ni iki kimwe ndakigusobanurira. Nubwo ngiyewe ndi netre ntagira uruhande nuru na rumwe ntabwo ngira uruhande Godfather ariko ikintu cyambabaza nuko nakora ibintu bibangamiye leta. Nuko nakora ibintu bibangamiye leta ariko niba ibyo nkora bigenda bikabangamira n'abanzi ba leta I'm proud w'icyo kintu kugikora kandi zakomeza mbikore. Turi kumwe yebe ibingibi byabangamiraga leta. Turi kumwe ahangaha kabisa nari kumva nanjye mbangamiwe cyangwa nkumva ko biteye inkeke ariko niba ibingibi abamanika amaboko bambera ari abaturu nta numuri umva muhame hamwe kabisa ndabakoma mpaka. So naho ibindi nukundi mwatwara ibintu n'abantu okay narinzi ko mutari buze gushungera numvaga babafiteho capacity ku buryo nta muntu ushobora gukaragira ku level ya Godfather ni hehe handi mwajya ahantu haryoshye nk'imineke batuntuza urimo kumva ariko se Rukeni simeruka bana raborotse iki kigushu simeruka narakuborotse wabutu nawe uracyakorika. So the thing is nta na rimwe nire na rimwe mubabarire nuko ntaba reference ya nani numvishe kwa nani kwa ibi biboro bampaye uramuje nazo kubinyereka no bya kirakiga ngo ni badrama. Reka nkubwiza ukuri uyu nguyu niwe kigoryi cyambere mbashije kubona uri igicucu ariko ndaza kubumvisha impamvu
reka ndaje mbumvishe impamvu y'iki kigabo, ndaza kumvisha impamvu y'iki kigabo n'impamvu ya I love you too, n'impamvu gishobora kujya kuvuga bira bitabapfu. Ntabwo bashyiramo imiyaga. Badrama naramubwiye nti nusanga usenya, naramubwiye ngo nusanga ibyo ukora usenya. Reka nzamura abantu, reka bazamure, reka baze rogere pano bazamure, muze bana ba following by the way. Reka ndaje nkumvishe nta kindi wakora, kuko ntabwo urakagenda ukwagiye uko nta miyaga. Ndaje mushyire muri request bazamure, bijo mbabarira ngwino nzamurira abantu, mushyire muri request. Mutapinge screen. Wese ndi kuzamura abatari bo. Muceceke, sinkeneye ko ari uvuga. Muzamuke baba following, hanyuma muceceke. Icyo basaba no gutapinga screen no gusharinga live. Mureke undebere nk'iki kintu, nk'iki garasha, umbwire ngo n'iki kintu cyari kuvuga. Give me a second. Mutapinge nze. Godfather wanyihereye 10k jewe se wayimpaye. Mu sharing live mutapinge screen. Give me a second. Reka nze mbumvisha akantu mwumirwa. Sharing bimaze iki?